Umunsi nyirizina Yesu Kristo yabambiweho wakomeje kuba amayobera mu banyamateka bagiye batandukanye ku isi. Abahanga mu by'amateka binjiye muri aya mateka nyobokamana berekana ko ibambwa rya Yesu Kristo rishobora kuba ryarabaye ku wa gatanu ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 30 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Abandi nyuma yaho batireka da ntabwo ari ibyo, hari ku wa gatanu ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 33 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Imyaka iratandukanye, ukwezi ni kumwe, amatariki aratandukanye, umunsi n'umwe. Impaka zarakomeje, habura umwaka wa nyawo wakwemezwa, ariko ikijyanye n'umunsi wa gatanu uwo wagumyeho ndetse uhurirwaho n'abemera umwami Yesu Kristo ndetse bemera ko yanabambwe akazuka. Iyi ni nayo mpamvu ituma umunsi wa gatanu ubanziriza Pasika nawo ari umwe mu minsi ifatwa nk'umunsi udasanzwe, kuko ari ikimenyetso cy'umunsi umwami umucunguzi Yesu Kristo yabambiweho nyuma y'iminsi 3 ari mu mva akazuka, ariko umunsi wo ku cyumweru uwo munsi nawo ugahita witwa Pasika. Uyu munsi turi ku cyumweru. Abemera uyu munsi mbifurije Pasika nziza. Nitwa Noelo Okoye. Iyi ni Noelo Okoye Space. Tugiye kuganira kuri amwe mu mateka ateye amatsiko y'uyu munsi mukuru wa Pasika. Nguhaye ikaze. Twinjira mu mateka ateye amatsiko y'uyu munsi mukuru wa Pasika, reka tubanze duhere kuri iryo zina Pasika ubwaryo. Iri zina Pasika cyangwa Easter mu cyongereza berekana ko umumonko w'umwongereza witwaga Bede ari we wakoze inyandiko mu kinyejana cya 8 yerekana ko iri zina Easter cyangwa Pasika ryaturutse ku ijambo Eostre. Iri rikaba ari ijambo ryasobanuraga rimwe mu iserukiramuco ryabagaho kera muri icyo gihe, ryabaga risobanuye ibihe by'amavugurura. Gusa ku rundi ruhande mu zindi ndimi zitandukanye ijambo Easter cyangwa se Pasika risobanura Pasha, rikaba ari ijambo rikomoka ku iserukiramuco ry'Abayahudi rizwi nka Passover. Iri ni iserukiramuco rikunze kuba hagati y'ukwezi kwa gatatu ndetse n'ukwezi kwa kane buri mwaka. Ibi bikaba ari nayo mpamvu iri serukiramuco buri gihe riba hafi neza ryegeranye n'umunsi mukuru wa Pasika. Abakristo ba kera batangiye kwizihiza uyu munsi mukuru wa Pasika kuva mu kinyejana cya mbere, gusa nyuma yuko Yesu Kristo apfuye haje kwaduka imiryango itandukanye y'Abakristo ndetse n'iminsi bizihirizagaho Pasika iratandukana. Bamwe uyu munsi bakawizihiza bawuhuza na rya serukiramuco ry'Abayahudi rya Passover, abandi nabo uyu munsi bakomeza kugenda bawizihiza ari ku cyumweru, bijyanye na wa munsi Yesu Kristo yazutseho wo ku cyumweru nyuma y'iminsi 3 yaramaze mu mva, kuko yari yarabambwe ari ku wa gatanu. Ibi byaje gukomeza kubaho gutya, ariko bikomeza kugaragara nk'akavuyo. Bigeze mu mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo nibwo inama ya mbere y'abayobozi b'insengero yateranye, maze ishyiraho igihe nyacyo gihuriweho cyo kuzajya bizihirizaho uyu munsi mukuru wa Pasika. Icyo gihe bemeje ko igomba kujya yizihizwa ku cyumweru cya mbere nyuma y'uko ukwezi kuzuye kubonetse, kandi nanone nyuma ya Spring Equinox. Iki ni igihe izuba riba riri hejuru ya koma y'isi cyangwa equateur. Iki gihe amasaha y'ijoro n'ay'amanywa aba yenda kungana. Ibi nibyo bituma Pasika igihe yizihirizwaho bigenda bihindagurika buri mwaka, bikaba hagati y'itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu n'itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Impamvu aya matariki agenda ahindagurika ni uko insengero z'Abakatolike n'Abaprotesta bakoresha ingengabihe ya Gregoire cyangwa se Gregorian calendar, mu gihe Aba-Orthodoxe cyangwa insengero z'Aba-Orthodoxe zo zikoresha Julian calendar. Uyu munsi mwizihizwa ryawo wagiye urangwa n'udushya dutandukanye, aho nk'amagi yagiye aba kimwe mu kimenyetso gikomeye cyane cy'impano zitangwa kuri uyu munsi, aho abasobanuye ubuzima bushya, kongera kuvuka, ndetse akanabahagarariye ikimenyetso cy'imva iri mu busa cyangwa the empty tomb. Mu myemerere y'Abakristo ba kera amagi ko yarya mu gihe cyo kwiyiriza ntabwo byabaga byemewe, ahubwo nyuma y'uko igihe cyo kwiyiriza kirangiye amagi niyo yabaga ifunguro abantu basangiraga bariho baserebura cyangwa bishima. Iyi niyo mpamvu ku munsi wa Pasika hari aho ugenda ubona amafoto y'amagi cyangwa n'amagi ya nyayo bagiye bataka bakayasiga utubara akagaragara nk'umutako. Ikindi kandi usibye iki kimenyetso cy'amagi, mu bimenyetso biranga ukwizihizwa kwa Pasika haje kongerwamo akanyamaswa k'urukwavu. Ibi byakozwe n'Abanyaburayi, aho berekanye ko uru rukwavu ku munsi wa Pasika rusobanura uburumbuke, ndetse nyuma yaha Abakristo b'Abadage iki gitekerezo cyo gukoresha urukwavu kuri Pasika baragikuririje cyane, barakimenyekanisha, baracyamamaza, bo bahita banongeramo ikintu cyo kurugaragaza nk'urukwavu rugenda rutanga impano z'amagi. Nyuma yaha abimukira baje kuva ku mugabane w'Uburayi
Burayi uyu muco nawo bawujyana ku mugabane wa Amerika ugenda ukwirakwira gutyo ku isi. Ku bakristo uyu munsi wa Pasika ni umunsi baha agaciro ndetse bafata nk'umunsi munini kuruta umunsi wa Noheli, kuko ngo ari umunsi usobanuye ugutsindwa k'urupfu ndetse n'icyaha. Ibihugu bitandukanye ku isi byizihiza uyu munsi, ariko bikawizihiza mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe bajya mu nsengero bagasenga, abandi bakora amasengesho mu gitondo izuba rirashe, abandi bahurira mu miryango bagasangira, abandi bahana impano z'amagi n'izindi mpano zitandukanye, abandi bambara imyenda y'umweru mu nsengero, aha cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika. Naho mu gihugu cy'u Rwanda umunsi ubanziriza wa Pasika barara mu gitaramo, hanyuma ku cyumweru ku munsi nyirizina wa Pasika hakaba amasengesho nk'uko bisanzwe. Mu myaka 300 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, abakristo bagiye bahorwa imyemerere yabo mu gihe cy'ingoma y'ubwami bw'abami bw'Abaroma. Gusa umunsi mukuru wa Pasika wakomeje kugenda ukwirakwira mu buryo bw'ibanga, abantu banawizihiza mu buryo bw'ibanga kugeza igihe imyemerere yaje kwemerwa ku gihe cy'ingoma ya Constantine the Great. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, ikindi nakubwira kuri uyu munsi mukuru wa Pasika, ni umwe mu minsi mu myemerere itandukanye kuri iyi si ubaho ariko ushingiye ku bihe. Aha ndavuga izuba ndetse n'ukwezi. Ku zuba ushingira ku cyo twabwiye bita spring equinox, ndetse ku kwezi bigashingira ku cyitwa full moon cyangwa se ukwezi kuzuye. Reka ngushimire cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu tukibishyiraho. Kora like, share na comment. Niba hari n'ingingo wifuza ko twakoraho ikiganiro, nayo bitwandikire muri comment. Nitwa Noel Okoye. Iyi ni Noel Okoye Space. Imana ibarinde.